ibi ngibi ukabimukorera Nateri utarava muri Canada cyaje Dumba ukabimukora amafaranga ukayohereza akajya kurya show gutya urumva ari wenyine nta kibazo. ari wenyine gutya wazamanuka usanga ku muryango yambaye pinjama gusa. Shahara umutipe umuniga yavuye hano yatemye ibiti sezo yose akana yaragafashe neza nk'uko nguku araza agakorera surprise ageze ku muryango aramubwira ati njye narakinaga akakine n'umunyana kira ku mafaranga ngo yagira gate yarakinaga urakina ku mafaranga yiwe azimibu imeze nk'amasazi ingana n'intuzi zo muri rya shyamba. Na abakobwa bamaze kumenya ko ubuzima bwo muri diaspora bugoye kari ugukora ugakutuza bashaka abagabo baba diaspora bakaguma mu Rwanda bakajya bahembwa babahereza. Icyo ngicyo ni breaking news. Mazugana n'abakobwa batanu bavuga ataho kugira ngo ntawe ushaka kugenda, trust me on this. Nanjye ntabwo aza kumvana kuri aba bacolombians banjye uwo nguwo ahubwo ndaje ndongore niba ari uko bimeze akagumaho cyane ukajya utaha muri vacances rimwe kabiri mukaryoshya. Ibibazo ni ugufata amezi atandatu nkaza. Ariko rwa peri rurabesha nzobaruzana hano. Ntabwo peri ntabwo muri Canada peri yahashobora. Narabyemeye byose urabizi. Ariko umva uri kurumva ijwi riri sexy va kuri aba bajwi rya bamutamba bavugira hejuru kuri kamera kuri cyo kwitsa wagira ngo ni karajwigera ngo namenye vugira hejuru hehe Duma mujya hejuru hehe vuga idanarya iyo pere avuze nawe ukavuga ntagumva ko amajwi arimo difference urumva Nadia tujyayo oya Nadia byaraheze ndabizi duteranya. Merci beaucoup. Ndabizi no mureke mvuge byararangiye sibyo vuga none vuga nada twamusanze yambaye karangazi turabaramutsa mwese byabe garutara Dumba ntabwo waba utambaye ingofero mbabarire sadisadi ndo umutwe wanjye ntiwawubonye yabyihorere ambara ingofero Dumba ndashaka gushimira sweetheart Dumba ndashaka gushimira ukuntu uri gufasha ya mpano Kamata Bizukwe je t'aime beaucoup. Thanks for supporting my baby boy for real. Ubundi peri njyewe niwe nshaka njye munshimire na peri njyewe icyama Uburundi n'u Rwanda bukifuza bukahita bumpa peri bumuguha Uburundi n'u Rwanda bukifata bigahita bimumpa wamubiye akakwiha ko hari kiba gifite ndende nacyo uzukunda ariko nacyo kiba gikine ndende cyane wajya ufana w'ikintu kimwe n'ibiki byo gukina ndende niho ngiye peri mbabona ariko kubona Mutesi byaje gukina muri bamenye oya ariko umva rero Godfather reka nkubwire no kuri kwibara reka sinzi mpamvu peri reka nkubwire Godfather peri nuko mujya mubesha abantu ugasanga umuntu mwinjiye mu mutwe yigize umuntu wa danger yarangiza akumva ko ibintu abirenze peri barakubesha no reka nkubwire Dumba reka nkubwire umwana reka nkubwize ukuri sibyo akubesha peri ubucisha make ntabwo ari ukumubwira ngo abigire ngiye byo ndi kukubwira reka nkubwire urumva reka keza karigura urumva umuntu ashobora kugira kariyeri kandi agakomeza oya bana ngende kubabwira peri nihaza opportunity urumva ishobora ku nini azavemo mu gihe iyo opportunity itarashowinga kuri dowa ye like ntabwo meza aho ngaho kandi abikora bikunze ahubwo nabikorera neza hari hatwaye iki Godfather niba hamubesheje we peri bakakudanganya ni kazi yako ngibi nabimusobanurira turi babiri nyirumva oya nihagira abantu Godfather kubesha kumanaginga ukareba nkakwereka ukava muri ibyo bintu ngwino ku managinga hi manager Godfather ngwino mbe manager n'ibikorwa byawe rero Dumba kariwe manager Dumba kariwe yari manager undi aba manager babiri nkamwe koko no bahuza bute Dumba kubereye manager gutera inda oya ariko njyewe arabizi peri ko nta kindi kintu mushakaho ni ukumbera umugore mu rugo
wabugiye nta kindi kintu nashakaho Dumba Madame Dumba Peri. umufitiye irari kuko urabizi neza ko udakunda abakobwa b'inzobe. oya peri se n'inzobe cyanera Ntabwo ari inzobe ni n'inzobe imibiri yombi cyane. Godfa ntabwo ari inzobe nyanzobe ni umubiri yombi. ntabwo ari inzobe nanga Ariko abarundikazi peri ntabwo ari yambwiza ukuri, abarundikazi ni sawa. Abarundikazi bari rwa Peri ni rwiza rwa Peri ni rwiza ruveho mani rwiza kandi cyane nibaze gukunda umukobwa w'umurundi kazi noneho mutinya ko njyewe ari ububoro bw'aba Caritas najyaga ndeba kubera Peri nkagenda kumva nyine kumva ikirundi to like cyo kivugira ikirundi abandi bavuga ikinyarwanda like wow hari ahantu cyavuze biryoshye hari ahantu cyavuze ngo hewe ngo umuntu ugasa uwawe muri muduga si wawe ngo niba bagana ngo sinza kwitaba warofa we bro like Peri ndakwingiza uzajya uvuga ikirundi kiri dire noneho like gikurura abarundi benshi kariya kantu ariko ubu batangiye kwivugisha ikinyarwanda Ikinyarwanda oya hari igihe marana iminsi nabo turi kumwe nyene nkatangura kuvuga ikinyarwanda ko tumaranye iminsi tugendana. oya uzajya wigumira wivugira ikirundi kiri deep kandi ukine uvuga ikirundi kiri deep nyine kiri ku buryo nyine like erega abantu niyo mpamvu bagukunda njye ngukundira ikirundi nta bindi Ikinyarwanda aho ubonye iki abarundi kandi urabizi ko banga umuntu uvuga ikinyarwanda ewana bacatanga kuvuga ngo aha rero ngo kano kanya ngo ugiye ngo mu Rwanda ngo utaba kwivugisha ibinyarwanda ngo kigeze akanyarwanda ngo ariko ngo abantu bose ngo bagiye ngo mu Rwanda ngo bariko baravuga iki ngo ewana ngo ndakena ngo bagishika ngo gatangira kuvuga ngo ye ngo iki n'iki ngo rwose ngo wenda ngo wenda Peri umviriza ndakubaza inkora iki kugira ngo nzagutsindire nyuma byagusaba gufata ntuza iki byagusaba gufatana neza iki kivuge iki ni ikintu byagusaba kugira ngo utsindire Peri. Peri byagusaba kumugurira imodoka arayifise mbeza ndabizi ko ayifite ariko wayihindura. I don't think so. Hari ibintu byinshi muri yango akazinyo kubyumva. Dero Peri nshasha yicayihindura gute ni nshasha arayifite nshasha. Okay. Gusa icyo kigabo cyayiguze nabanza kucica kagora mu gutwi twagitwara kwa mama Fina bakakiroga. bagitwara kwa mama Fina bakabanza bakakiroga kikavaho. je nayiguriye none Uyigurira se Kiramana guhemba ngayo bayikugurira imodoka. Kiramani yabanza akayigura ko bo namaze iminsi kuyikinga. Kaka video nta kari muri kuri TikTok kamwe kirofa. uravuze ngo ndabafise imodoka rero gusa Iki kugira ngo Peri umutsindire Dumba. Ukavuga ati hewe ngakuru umuntu ubwira ikintu kimwe ngakuru umuntu ugahita umugurira parcelle mu Kanyosha ukamutwara i Burundi ukamugurira erega mu Kanyosha ni mwisite mu Kanyosha ni ahantu ni muri ghetto ukamugurira amakageto ntabwo ashobora kubyemera Peri ntabwo akiri umuntu wo mu Kanyosha as a comment ambassador Peri ashatswe na Dumba byadusaba kujya tumufatira amasengesho ya mu gitondo na nijoro yakoze ariko ntabwo Peri akeneye ibintu mami wa Jesus wungu wavuye ntabwo Peri akeneye ibintu Peri akeneye ikintu kimwe kumwitaho ubundi ukamuha icyizere cy'ejo hazaza ubundi ukamwitaho ukajya umugurira agashopingi ntabwo ntuzahenze rwa Peri kugira ngo ndushyire neza muri range ngomba kuba ndi i Kigali ahangaha ntabwo nashobora ndi hano Peri ukamumenyera vacation ako ndi i Kigali narutesha umutwe mbe Peri ibintu twavuganye ko ari ariko ukunda kurya kandi ntabwo ukunda ibyo kurya byo gutetse byo mu rugo ntabwo ukunda ibyo kurya byo mu nkono Peri ubundi niwe definition y'umuntu ukunda kurya amafaranga kuko niba
mwese Peri yarya amafaranga Peri ndi i Kigali ashobora kurya out every day kugeza ubwo mvayo kandi mara amezi 6. ariko domba kankwereke Peri gutuzumana amezi 6 twikubana ko hano mwikubana akantu ko kwikubana we akantu ko kwikubana niko kabi Peri nyene kwizunguruka ko hano nyene kwikubanaho no gukubanaho umubiri dore Peri dumba dore urumva ariko ukuntu biba bishaka kugira ngo bigukundire kure bikurye dore ubuzima bwa Peri nkubwira dore Peri ikintu abashaka dore nguwo Sugo ruperike ngo nta ruhagara dore Peri aracyari ndabare muri ubwo buzima dore Peri ari muri curu ndaje ndakurahiye neza bibaza ngo sinyira umwana ureki dore Peri wawe reka kumwereka ibintu nk'ibyo mbet Peri ufite tatuwaje zingahe niyo nyine ubona yonyine hari iyindi ufise ahandi dore Peri sha ibiko bimukorera ibingi ukabimukorera utarava muri Canada dumba ukabimukora amafaranga ukayohereza akajya kurya show gutya urumva ari wenyine nta kibazo ari wenyine gutya urumva warangiza urukumva wazamanuka usanga ku muryango yambaye pinjama gusa shahara umutipe umuniga yavuye hano yatemye ibiti sezo yose akana yaragafashe neza nk'uko nguku araza agakorera surprise ageze ku muryango aramubwira ati njye narakinaga agakina n'umunyana yagira gate yarakinaga urakina ku mafaranga yiwe azimibu imeze nk'amasazi ingana n'intuzi ba muri rya shyamba ndakubwira muri ufite amafaranga kaya abakobwa gutyo to turayafata wa mukunze nk'uyu Peri yabinkoresha njyewe Peri yankoresha amakosa yanditse design ndazizi urabona ndazizi iki ko Peri ugiye kwigisha wagiye gushaka uwo mugabo wawe atakohereza amafaranga thank you ayo ngayo uri kuvuga ntayo ni ukuri pe ahubwo yarayaguha n'abandi bakayaguha ahubwo nuko wabanje guhitamo ntabwo nkubesha no kuri ni make pe ayo ngayo bajya bavuga reka Godfather amabwire okay mureke amabwire impamvu uvuze bino bintu Godfather atubwiye date yajyanye ku muntu atubwira ntuze yafashe restaurant yagiyemo avuga imodoka yakodesheje uwo munsi hajya Godfather byagutwaye miliyoni zingahe ku munsi umwe ntago nakunze umurundi kazi umusa nakunze umurundi kazi urumva mutwara kuri date reka nkubwire God reka nkubwire nta murundi kazi uri expensive ubaho n'uyu Peri ashobora kuba ari mwiza namutelling n'uyu Peri ashobora kuba ari mwiza akaba ariko abarundi kazi basigara ari abantu bagira umutima ntabwo bameze nk'abanyarwanda reka Godfather gwe experience sweetheart Godfather yarababaje kugeza n'ubu Godfather usanga yarakoze nyine we yashatse kumwiyemera ko nyine akora icyo ashaka yari yamukunze sheri yari yamukunze amutwara kuri date nziza aramutegura buri kintu ariko ikintu umukobwa yibutse cyonyine ni perfume Godfather yari yiteye cyonyine iki no man abarundi kazi barashobotse cyane like umubwira n'ikintu akacyumva ukamubwira mwese Godfather akakubwira ibintu byamubayeho dumba baraguhereza kumwanyasha ngaho ore basi no man like umunyarwanda kazashobora kukurya nyine umunyarwanda kazashobora kukubwira ntabwo atinya umunyarwanda kaza ntabwo atinya kukubwira ngo hari bag ya Gucci mwiriwe abaha ngaha mwiriweho ntabwo atinya kukubwira ngo hari bag ya Gucci igura $5,000 by'amadolari ngo arayishaka kandi wajya gusanga nta nakorera na $1 ntayikorera icyo nta murundi kazi wabyemera ibyo nta wabikora nta n'umurundi kazi wigeze ubikora